Twongeye kubasuhuza inshuti zacu mukurikirana Easy Music Rwanda. Uyu ni wa mwanya tunya tubagezaho amasomo atandukanye yigisha gucuranga, haba guitar bass, haba solo, haba acoustic n'andi menshi muzagenda muyabona kuri piano, drum ndetse n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ku isomo rya solo, tugiye kwiga techniques umuntu yakoresha kugira ngo amenye Seben. Seben tuzi yuko nyirizina ni injyana dukunda kuvuga ko ari yo muri Kongo, ariko ni nayo nkomoko yayo. Niko biri cyane cyane. Ubwo rero icyo tugiye kureberaho ubu ngubu turaza kwifashisha indirimbo tugende twumva ese ngiye numvishe Seben ni gute nshaka kwitoza kugira mbashe kumenya gucuranga neza, kuko kugira umenye gucuranga nuko ukora practice, nicyo kintu cya mbere. Kandi gukora practice ntago ari ibintu biva mu mutwe wawe, ahubwo ushaka kwigana kuzindi ndirimbo uko zagiye zicurangwa, uko zagiye zikorwa, ibyo bikagufasha. Ubu rero icyo tugiye kureberaho ubu ngubu ni technique duke tugiye kureberaho. Hari n'izindi muzagenda mubona, hari abandi bagenda bigisha gucuranga, nabyo ntago bikwiye wenda ngo urebere hano gusa, ni uzayibona hari n'ahandi ushaka kugenda bishakira. Ubu rero ni Seben tugiye kwigaho. Ikintu cya mbere turi bwigaho techniques turi buze kureba ni kumenya ngo nyumva indirimbo ese bari gucurangira muri note, nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri, maze kumenya note bari gucurangiramo, nkwiye kumenya noneho amakode bari gukora n'ayaye, progression. Icya gatatu nkwiye kumenya noneho ni gute nshobora gutangira nanjye kwitoza gukina solo, kugira ngo ushaka kugenda kuri ritme bari kugenderaho ugakora accompagnement, noneho nkaza kugenda none nshyiramo amasolo. Utwo ni utuntu tugiye kureba, tuze kwitoza ndizera biri buze kugufasha ukaza kubyumva neza. Aho udasobanukiwe ushaka kuzamamagara nyine ukareba, ukamamagara ukambaza, tuba turi free twebwe, ukatubaza nta kibazo turagusubiza, kuko icyo turiho ubu ngubu nuko tuba amasomo kandi agende neza, azamura urwego rwawe, ugira aho uva ugire nawe ugera. Reka noneho dutangire dukurikire aya masomo murebe uko tugiye kubikora.
Okay, nkuko mwabibonaga twari turi gukina, none tugiye kubanza twumve note y'indirimbo twari turi gucurangiramo ni iyihe. Niko kantu kambere tugiye kubanza twumve bigufashe kugira ngo umenye ngo ese bari gucuranga ni iyihe note bari gucurangiramo. Ikintu cya mbere kwe kubanza kumenya cy'ingenzi no kumenya iyi mirya yanjye isona gute, kuko urabizi niba mfashe ku muryo wa mbere, urabizi ko uyu wa mbere wo hejuru usoma mi, uyu nguyu ugasoma la, uyu nguyu ugasoma re, uyu nguyu ugasoma sol, uyu nguyu ugasoma si, uyu nguyu ugasoma mi nawe. Ubwo bishatse kuvuga ngo ubikoze mu rurimi rw'icyongereza ni E, A, D, G, B and E. Ubwo bishatse kuvuga ni uko nguko. Noneho tugiye kubanza twumve ya ndirimbo yacu tumenye ngo ese noneho kode bakoraga ni izihe, note bakoraga yayo ni izihe. Ubwo iyo maze kumenya amakode, namenye wenda amakode, namenye na note, namenye na progression, Seben mba nayimenye. Ni ukumenya ngo ntago ari ibintu bigoye cyane, ni ukumenya ngo ndabyaplika gute. Okay, reka twumve noneho twumve ya ndirimbo twumvaga, twumve ukuntu bimeze. Nkuko mubibona aho nyisanze muri iyo twita ni C mu rurimi rw'igifaransa, ni C ikaba ari B mu cyongereza. Ubu nicyo kintu cya mbere mba nkwiye kwitaho, nkamenya ngo noneho namaze kumenya ko note yanjye iri muri C, namaze kumenya ko muri C noneho nkamenya ngo progression ubundi zo muri C ubundi dukoresha cyane cyane ni izihe. Murabizi ko tuba dukora rimwe aba ari C, quatrième ari mi, cinquième ari fa dièse, sixième itiba sol dièse mineur. Ibyo ni ibintu twagiye twiga byo utari wabimenya neza wasubira inyuma ukareba mu masomo twagiye dutanga, ukareba isomo rya aho twanditse B nyine, B chords and its progressions, ukareba noneho ibyo twagiye dukoraho bikagufasha. Ubwo numva tumaze kubona ko ari iki turi gukinira muri, twamaze kumenya ko turi gukinira muri solo. Noneho ikintu tuba tugiye kwitaho kindi ni iki, ni ukumenya ngo noneho tumaze kumenya gukinira muri solo ni iki dushaka gukora noneho kugira tumaze kumenya gukinira muri C ni iki dushaka gukora noneho kugira twumve ya ndirimbo yacu bari gucuranga tumenye ni iyi. Ubwo bishatse kuvuga ngo tugiye kumva noneho amakode bari gukora nta yahe. Nicyo kintu tugiye kwitaho ubu ngubu, tumenye amakode bari gukora nta yahe. Nitumara kumenya amakode bari gukora biraza kudufasha kugira ute twite tumenya ngo noneho turacuranga ibintu. Reka twumve amakode. Okay, muko mubyumvise turi gukina ni 1 1 4 5 4. Ubwo bishatse ni 1 dukina 1 na 4 na 5 tukagaruka 4 tukagaruka 1. Ubwo bishatse kuba ni turakora C, dukore mi, dukore noneho dukore fa dièse, twongere tugaruke muri mi, twongere tugaruke muri C. Niyo code yacu turi gukora. Ikintu cy'imigenzi mu muntu uri gucuranga technique ukwiye kumenya nk'umuntu uri gucuranga Seben aba ari iyi. Iyo ucuranga Seben ntago uguma mu makode amwe wenda ngo nze mbe ndi gukinira hano na hano na hano, ukwiye kumenya ngo no kuza gukorera hano. Icyo mba ngomba kwitaho no kumenya ngo ya C yanjye turabona iyi ni C, nshaka kuyifatira aha, nshaka kuyifatira aha, nshaka kuyifatira hano, nshaka kuza nkayifatira hano, iyi nayo ni C cyangwa se nkayifatira hano. Muri Seben rero n'ubundi ntago aba ari ibintu bigoye, ni ukumenya ya makode ndi bukina na yaye. Noneho icyo nkora ngewe ni ukumenya ngo niba twari tuzi ko iyi ari mi, 4 ari hano, noneho ndi hano nkoreye kwa aka hano, 4 yayo igomba kuba hano, ikaba hano. Noneho icyo ni ikintu bukwiye kumenya. Noneho ubwo fa dièse naho yahita iba hano. Ni ibintu bukwiye kumenya ngo C yanjye ndayifatira ahantu nka hatanu hatandukanye. Niyo mpamvu n'umuntu acuranga agaturuka akazamuka kwa ati se buriya muntu ari kujya. Ntago ari ibintu bigoye, uni ukurikirana ibingi uraza kubifata neza, kuko ni ukumenya ngo mi yanjye nyifatira ahantu hagiye hatandukanye. Nkamenya ngo C nyifatira ahantu hatandukanye, nkamenya ngo wenda nkavango, wenda n'urugero nkavango fa dièse ndagenda nyifatira ahantu hatandukanye. Ibyo umaze kubimenyera bigenda bigufasha. Nkuko twabonye hano twakinaga 1 tugakina 4 tugakina 5 tugakina 4.
ubwo bishatse kuvuga ngo na hano dushobora gukina tugakina 1 tugakina 4 tugakina 5 tugakina 4. Ibi ni ibintu mbangiro ndi kubereka amakode ntabwo ndi kubikina no kugira mbereka amakode bisanzwe ari ibyo. Noneho nshobora no kuza wenda hano naguye hano n'urugero kugira nyine wenda gukina nk'iyo twakoraga nshobora kwifashisha hano nakora iyi ngiyi ni C muri kubibona, iyi ngiyi iyi nayo murabizi ko ari mi, iyi ikaba fa diyezi nkongera nkagaruka mi. Utu ni utuntu ukwiye kugira ute kugenda umenya, nitwo tugufasha kumenya sebene yawe. Noneho iyo bari gukina none ikintu mba nkwiye kwitaho kindi cy'ingenzi ni iki, ni ukumenya ngo tumaze kumenya kompanyuma amakode bari gukora noneho nge ndagenda nyina gute, ni ugushaka utwakompanyuma utagiye mu ugakora utwakompanyuma bari kugenda bakora. Nibyo bifashe, reka twumve naho uko bimeze. Okay, murabyumva noneho. Iyo umaze kugenda ukora gutya noneho urabona ko uko biri kose umaze kumenya code uri gukina accompagnement. Ikintu kindi ubugiye kumenya ni ukumenya noneho nkagenda nkoresha ya makode yanjye ni ari 1 nkajya 4 nkajya 5 nkagaruka 4. Noneho ukakina muri ritm ya Seben. Ritm ya Seben ni ukwitoza ukamenya kumva indirimbo za Seben cyane cyane ukumva uburyo zigenda ukagenda uzikurikira. Ntabwo ngundi bikwigisha ngo ritm ngo ndagenda gutya oya. Wowe icyo ukora ni ukujya wumva indirimbo ukitoza urebeye ko ibingibi turi gukora. Reka twumve ukuntu naho dushaka kuhakora tukumva uburyo bishobora kuza kugenda. Okay, murabyumvisha. None ikindi kintu ube kwe kwitaho none no kugenda ushyiramo utuntu tugiye dutandukanye. Tuvuga ngo wenda n'andi gukina ntago nkomeza gukina amakompanyuma ndanyakiramo n'akantu k'agasoro gutyo buhoro buhoro muri scales ya major ne warize major biraza kugufasha ko ibingi gukina Seben bisaba ko ubuzi ngo major scales wenda tuvendi gukinira muri C ahantu ngenda nkorana aho ngaho ibyo ugenda uyiga nawe biraza kugufasha. Bituma iyo uri gucuranga Seben turatuntu wumva umuntu agenda turano du scales nyine nuko aba yaramenye scales. Reka naho twumve noneho twumve uburyo dushobora kubikoramo twumva uburyo nabyo bibugende kandi bimeze neza. Murabyumvisha uko tugenda tubikora. Ndizera mu bigaragara ntago ari ibintu bigoye cyane, ahubwo bisaba kugira ngo umenye ni gute ngiye nshaka kwitoza nakora Seben nziza ikaza kubiryoheye amatwi umuntu wayumva akamenya uyu muntu ari gucuranga Seben nziza. Uko biri kose ibingibi tukweretse ushaka gukora ukitoza ibintu byinshi cyane ukarebera no ku yandi masomo. Hari abakongomani baba byigisha, twe ntabwo turi abakongomani natwe tuba twarabigiyeho. Ukabyiga ukamenya ngo noneho ni gute nanjye nshaka gukora ibintu kandi bikaba byiza cyane. Ndizera ari ibyo ngibyo. Ubundi mu by'ukuri
reka dushyiraho akazi gake noneho tugakine dukoresha bya bintu byose twabonye tujye bitworera kwita tumenya ngo noneho uyu muntu noneho yabasha kuba yacuranga sebeni. Kora practice cyane bizagufasha, siko biri. Nibyo byiza cyane wowe udukurikiye. Uko biri kose ntago ari kiri ibintu bigoye Seben kuri wowe, kuko ndizera ibingi ubonye gerageza none kuri practice ushake n'ibindi wigiraho byinshi cyane biragenda bigufasha. Ikintu kimwe nakubwira, kwiga muzike benshi tubifata nkaho ari ibintu wenda tumenya tukabitaho ngaho, ariko dukwiye kwiga uburyo dushaka gukora muzike tukayigira ubuzima bwacu bwa buri munsi, kikaba ikintu ishaka kugutunga kikagira ahantu kiukura naho kikugeza. Izi muzike turahari kugira ngo wenda tubafashe kugira umwige mugire ibintu mubimenya, ariko ubutaha nyuma yo kubimenya tubikoreshe. Tugomba kwiga uburyo se ni gute dushaka kuba twabyaza umusaruro iyi muzike twebwe ubwacu tuzi. Rero wicika intege kwiga muzike, ni byiza cyane, abantu barabikunda, ni ibintu uzaraga abana bawe, ni ibintu bese ari umuryango usanga bose n'abamizisiye. Nuko iyo ubyize ubu ngubu nawe bikumotiva kuba wavati nanjye umwana wanjye nzamwigisha ibi ngibi. Ndabashimira mwebwe mwakurikiranye iri somo ryo kwiga Seben. Ndizera byagenze neza, muri ihangane utuntu twagiye tuzamo duto dutandukanye. Murabizi aho tuba dukorera, ahantu umuntu abakorera, ariko byinshi cyane tuzagenda twimprovinga kugira ngo tubashe gukora ibintu byiza kandi biryohe amatwi, biryohe n'amaso wowe ubireba. Naho ubutaha ujye hariya ntiwibagirwe gukora subscribe kuri Easy Music Rwanda, ujye ukora akantu keza cyane twakubwira nk'aka ngaka, ujye usharinga kuri bagenzi bawe, ko ni byiza iyo ubonye ibintu byiza ukabishima, gerageza ubihe bagenzi bawe, babandi utazi batabasha kuba babona ko ibingibi bya Easy Music Rwanda, ubahereza amasomo kugira ngo bayige. Ibyo byose bizagenda bidufasha twese dufatanyirize hamwe kugira ngo dutere imbere. Murakoze, naho ubutaha.